n'abafana be babimenye n'abafana banje babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda yagenze gute kugira tubone indirimbo ya The Ben na Bruce Melody? Byagenze gute? Byabajyanye Imana yaba yatugendereye tu kandi Imana itugenderera buri gihe tu, so maybe nitugenderera bizabaho tu. Amazina iyo yumvise mu muziki nyarwanda ntushobora kuyirengagiza rwose. Rimwe rero muri ayo mazina ni The Ben, izina ryamamaye mu ndirimbo z'urukundo, mu majwi meza atuje ariko kandi afite imbaraga n'urugendo rw'ubuhanzi, akaba yaranabaye ikimenya bose mu Rwanda no hanze yarwo. Itaha Iwacu Bruce, uyu nawe azwi cyane ku izina rya Bruce Melody, aho yavukiye mu mujyi wa Kigali ku wa 27 Werurwe mu 1992. Akaba yarakuriye mu muryango usanzwe, aho yavukanye urukundo rw'umuziki ruterwa ahanini nuko yakunda kuririmba akiri muto mu makorari n'amatorero. Umuziki w'amakorari wamubereye isoko yo kumenya no guhuza ijwi no kugenzura imiririmbire ye no kumenya agaciro k'umuziki nk'igikoresho gikomeye gihuza abantu. Yaba Bruce Melody cyangwa The Ben bose ni abahanga mu bintu byabo, bose bubatse igikundiro kidasanzwe mu bafana. Bose rero nakubwira ko ari abahanga rwose, ariko se nyine hagati yabo n'indurenze ni bantu ki muri rusange. Mu myaka ya za 2010 Bruce Melody yinjiye mu muziki w'umwuga. Indirimbo ze za mbere zahise zituma agaragara nk'umuhanzi ufite ijwi rihambaye ritandukanye n'iry'abandi bahanzi bose bo mu Rwanda. Yaje kwinjira mu muziki afatanya n'abandi bahanzi bari bamaze igihe kinini bakora, ariko agaragara nk'umuntu uzanye umuvuduko mushya, uburyo bushya bwo kuririmba no gucuranga amajwi. Indirimbo nka Tubivemo, Ndumiwe zamufashije kuba izina rizwi cyane mu muziki nyarwanda, byanatumye atangira kugira umubare munini w'abafana ari n'abamukurikira mu gihugu hose. Bruce Melody afite ijwi ryihariye kandi rishobora gufatwa no gukinwa mu njyana zitandukanye harimo nka R&B, Afrobeat, Pop ndetse na Dancehall. Uyu rero ni n'umuhanzi wicisha bugufi ariko ufite imbaraga nyinshi mu rubyiruko. Afatwa nk'umwe mu bahanzi bake b'abanyarwanda bashobora kuririmba mu buryo bwa live ntibacishwe intege n'amajwi cyangwa n'ibikoresho by'umuziki. Ubuhanga bwe mu kwandika indirimbo zifite amagambo akora ku mitima y'abakunzi b'umuziki byatumye agira izina rikomeye mu Rwanda. Indirimbo zamenyekanye cyane zirimo iyitwa Ikinya, Katerina, Samoya, Hands Up, Ntundize, Complete Me n'izindi nyinshi nawe ushobora kuba warakunze. Yegukanye ibihembo byinshi birimo Salax Awards mu byiciro bitandukanye. Yahawe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka muri Kigali Arena Artist of the Year. Indirimbo ze zagiye zikundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube, aho zimwe zanarenze miliyoni y'abazirebye. Yitabiriye ibitaramo bikomeye mu Rwanda no hanze yarwo, akagira uburyo bwinshi bwo gukurura imbaraga n'imbaga y'abantu benshi. Bruce Melody afite umugore n'abana, akaba akunze kwerekana ko ari umuntu wubaha umuryango we ndetse we akanawushyira imbere mu byo akora byose. Ubusanzwe ni umuntu wicisha bugufi kandi ukunda gusetsa. Bruce Melody ntiyahagaze mu Rwanda gusa, ubwo yagerageje gushyira umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Yakoranye n'abahanzi bo muri Nigeria, Kenya na Uganda. Yakinnye indirimbo zakunzwe mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, zanamufashije kumenyekana muri ako karere nyine, aho akaba ari hanze y'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite gahunda yo guhatana ku isoko rya muzika mpuzamahanga, cyane cyane mu njyana ya Afrobeat. Abandi bahanzi bose rero bakomeye, Bruce Melody yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye. Hari igihe yagiye agirana amakimbirane mu muziki n'abandi bahanzi cyangwa abamucurangiraga indirimbo. Yigeze kugira mu manza zirebana n'imitungo y'indirimbo ze, ariko ibyo byose ntibyigeze bimuca intege, ahubwo byamubereye isomo ryamufashije gukomera no kurushaho kubaka izina rye. Bruce Melody afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki w'imbere mu gihugu. Ubu akaba ari umwe mu bahanzi b'icyitegererezo, urubyiruko rwinshi akaba rumufata nk'icyitegererezo mu muziki. Uyu munsi Bruce Melody afatwa nk'icyamamare mu muziki w'u Rwanda no mu karere. Yubatse izina rihamye rifasha umuziki nyarwanda gusohoka mu marembo, ahagararira igihugu cye ku ruhando rwa muzika mpuzamahanga. Mu magambo make ni intwari y'umuziki nyarwanda, umuhanzi wigaragaje ko afite impano, umurava no kwihangana ushobora kugera kure ndetse ugatuma igihugu cyawe kimenyekana. Uwo akaba ari Bruce Melody. None se The Ben we ni muntu ki? Mu
Mugisha Benjamin uzwi cyane nka The Ben. Amazina y'inyakuri nk'uko nari maze kubikubwira yitwa Mugisha Benjamin. Yavukiye i Kigali ku itariki ya 9 Mutarama mu 1988. Akaba yarakuze agakorera mu muryango ukunda umuziki, ari naho yatangiye kugirana ubushake bwo kuririmba akiri muto. Umwana wakoze mu Rwanda rwa nyuma ya Jenoside. Ubuhanzi bwamubereye uburyo bwo kwigaragaza by'umwihariko, hakavamo icyizere no gusangiza impano ye benshi bari batayizi. Uruzinduko rwe rwo mu muziki rwatangiye mu itsinda ryiswe The Brothers, yari yarahuriyemo n'inshuti ze zirimo Tom Close. Nubwo itsinda ritamaze igihe kinini, ryamubereye ishuri rikomeye, ryanamuteguye mu rugendo rw'ubuhanzi rukamugira The Ben tuzi uyu munsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 yatangiye gukora ku giti cye, maze indirimbo ze za mbere zitangira gukundwa cyane. Aha akaba ari nayo yahereye yubaka izina rye nk'umwe mu bahanzi bafite ijwi rikomeye kandi ryihariye hano mu Rwanda. Indirimbo ye nk'iyitwa Amaso ku Maso, Habibi na Remeye zatumye The Ben yigarurira imitima ya benshi. Umuziki we wibanda rero ku rukundo, ariko nanone ukabona asangiza ubutumwa bw'ihumure n'icyizere. By'umwihariko uburyo The Ben akoresha ijwi rye rifite imbaraga n'ubuhanga bwe bwo gucuranga mu buryo bwa R&B byamuhaye umwihariko mu buhanzi, ndetse yewe bukaba byaranatumye abicyamamare muri bagenzi be hano mu Rwanda. Indirimbo za The Ben zikunze kugira imiterere n'imitekerereze y'urukundo nyakuri, gukunda umuntu kurusha byose, kurwanira urukunda cyangwa se gushima ibyiza biri mu rukunda. Indirimbo zivuga ku buzima bwe bwa buri munsi, bituma abakunzi b'umuziki bamubonamo ishusho yabo. Mu myaka ya nyuma ya 2010 The Ben yimukiye muri USA, akaba agiye mu gitaramo, ariko kandi akahaguma akomeje amasomo ye. Yakomeje no kwakorera umuziki we, aha akaba yaranahakomereje kwagura impano ye, agakora indirimbo zifite ireme ryo ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko gukorana n'abahanzi b'icyamamare bo muri Amerika nk'uwitwa Neyo mu ndirimbo ye yiswe Can't Get Enough. Byari ikimenyetso cy'uko The Ben atakiri umuhanzi w'imbere mu gihugu gusa, ahubwo yari umuhanzi ugira ku rwego mpuzamahanga. Yagiye akorera ibitaramo bikomeye muri Canada, USA, UK, Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi. Muri ibyo bitaramo yagombaga guhangana n'icyo bita stage presence, uburyo bwo kwigaragaza imbere y'abafana benshi bo mu mico itandukanye. Ibi byose byamuhaye ubunararibonye, bituma asigara ari umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bashobora guhangana ku ruhando rwagutse. Ubuhanzi uhuza urubyiruko mu Rwanda. The Ben yakomeje kuba icyitegererezo ku rubyiruko. Yabaye umwe mu bahanzi ba mbere bakoze umuziki wifashisha amajwi yajyanye na Afrobeat ndetse na R&B ku buryo bugezweho, bituma abakiri bato bamwibonamo cyane. Indirimbo nka Fine Girl, Vazi, Know You Know Life zakomeje kumusigasira ku isonga mu bahanzi b'Abanyarwanda bakundwa kurusha abandi. The Ben nk'umuntu wicisha bugufi, utivuga ibigwi cyane, ahubwo akareka ibihangano bye bikivugira. Mu buzima busanzwe yakunze kwerekana ko umuziki ari impano, ariko kandi unashobora kuba umwuga ukomeye iyo uhaye agaciro. Nubwo adakunda gusangiza itangazamakuru byinshi ku buzima bwe bwite, abamuzi bamuvugaho ko ari umuntu ukunda kwiyoroshya no gushyira imbere akazi ke. The Ben yabaye umwe mu bahanzi ba mbere batanze isura nshya ku muziki nyarwanda. Yafaje kwerekana isi ko u Rwanda narwo rufite impano zikomeye, kandi ko umuziki w'u Rwanda ushobora guhatana n'indi ku rwego mpuzamahanga. Ngana ku musozo rero nakubwira ko The Ben ari intwari y'umuziki nyarwanda, umuhanzi wagaragaje ko impano iyo yitayeho ushobora kuyihindura urumuri rumurikira benshi. Ubu amaze kuba ikirangirire ku rwego mpuzamahanga, ariko agasigara ari ishema ry'u Rwanda. Tugiye rero kubagereranya, Bruce Melody na The Ben mu by'ukuri ntindurenze, reka nabyo tubirebe. Bruce Melody na The Ben bombi ni ibihangange mu muziki nyarwanda, ariko buri wese afite ibyarushundi bitewe n'ibyo yagezeho ku rwego ariho. The Ben cyangwa Mugisha Benjamin yatangiye umuziki mu Rwanda, aza kwimukira muri Amerika, aho yakomeje gukorera umuziki ku rwego mpuzamahanga. Afite indirimbo zakunzwe cyane nk'iyitwa Habibi, Vazi, Thank You, Can't Get Enough, ndetse yewe akaba yaranegukanye ibihembo bikomeye mu Rwanda no mu karere. Yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga barimo Diamond Platnumz, uyu bakaba baranakoranye umuhanzi wamufashije kumenyekana muri Afurika yose. Afite izina rikomeye hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri diaspora no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu witwa Itaha Iwacu Bruce we ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu imbere, ndetse yewe akaba anari gutangira kwamamara cyane hanze y'u Rwanda, by'umwihariko hanze y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Afite indirimbo nyinshi ziri mu mitima y'Abanyarwanda nk'iyitwa Katerina, Totally Crazy, Samoya n'izindi. Yegukanye ibihembo byinshi birimo nka Salax Awards, Kiss Summer Awards n'ibindi. Ubu ari mu
umuhanzi nyarwanda afite ibihangano bishyirwa ku rwego mpuzamahanga, akaba yaranasinye amasezerano akomeye muri Tanzania. Impamvu ari urenze ni uko ari umuhanzi ugezweho cyane mu Rwanda kandi akaba ari kwigaragaza ku rwego rwa Afurika. Mu Rwanda Bruce Melody niwe rwose uri imbere kuko ibihangano bye bikunzwe cyane kandi akaba yaranigaruriye urubyiruko rwose. Ku rwego mpuzamahanga ho nakubwira ko ari The Ben uri imbere kuko amaze igihe kirekire hanze kandi akorana n'ibyamamare bitandukanye byo ku rwego rwa Afurika. Soza rero nakubwira ko niba tuvuga ubwamamare bwo mu Rwanda Bruce Melody ari urenze, niba tuvuga ubwamamare bwa Afurika nakubwira ko The Ben ari uri imbere. Ubundi ntituba tugamije kuzana impaka cyangwa se ngo tuzongere mu badukurikira, ahubwo twe tuguha ibintu byose wakaba wishingiraho ugereranya, ubundi tukakubwira uko tubyumva, ariko kandi nawe wemerewe kutubwira uko ubyumva aho hasi muri komenti. Njye nuko nsoje rero, naho ubundi reka duhurire mu kiganiro cyacu gitaha, mutubwire uko mubyumva aho hasi muri komenti. Nuko nsoje rero, wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya, ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu, ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri komenti. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green, ibyiza byinshi byo mbifuriza. Yeah.